YouTube ni Peter Brown 2050, kuri microphone Peter Brown. Ikiganiro cyo ni by'isi nisanzure, ngira ngo mumaje kukimenyera. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira, ariko ibyo tugiye kuganiraho ni umukunzi wacu wifuje ko twabiganiraho, twamufasha gusobanukirwa ibyo yatubwiye ko bijya bimubera ihurizo. Ese ibyo ni ibihe? Nta bindi umukunzi wacu yatubwiye tugomba kuganiraho usibye imvura, ukuntu iyi mvura yirema. Ego rwose yaratwandikiye adusaba ko ubutaha nibura twazakora icyegeranyo kijyana n'ukuntu iyi mvura tubona yirema cyangwa se yikora. Birumvikana nta kintu natwe twari gukora usibye gutegura icyo kiganiro. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuba tuganira byinshi byerekeye ino mvura tubona, ukuntu yirema cyangwa se ukuntu yikora, aho iba yaturutse n'inzira icamo kugira ngo itugereho. Uraza gusobanukirwa rwose. Reka dutangire dutya. Burya ushaka kumenya byinshi bijyana n'imvura, ukuntu yirema, bigusaba gukurikira isomo ryitwa hydrological water cycle. Hydrological water cycle isobanura ukuntu amazi ava ku butaka maze akajya mu kirere, yagera mu kirere akongera akagaruka ku butaka. Iyo circulation niyo twita hydrological water cycle. Aho ngaho urangiza iryo somo usobanukiwe neza ibijyanye n'imvura, ukuntu yirema n'ukuntu ibaho. Hari amatsiko nshaka kukumara, cyangwa se hari ibyo ngira ngo usobanukirwe. Burya imvura tubona n'ubundi iba yaturutse ku butaka, ituruka ku butaka, iva ku butaka ikajya mu kirere, ikongera ikagaruka ku butaka. Ntabwo rwose ituruka mu kirere nibyo, ariko inkomoko yayo aba ari hano ku butaka n'ubundi, cyangwa se aba ari hano ku isi. Turaza kuyibona rwose muri iki cyegeranyo. Icyo tugiye kuba tuganira ni imvura, ariko muze kunyemerera, iyi mvura turimo turavuga ni ibitonyanga. Ni kuno mubona amazi arimo aramanuka ava mu kirere akagera ku butaka, ariko mu ishusho y'ibitonyanga cyangwa se muri forume y'ibitonyanga. Iyi niyo mvura twebwe tugira mu Rwanda cyangwa se muri Afurika. Turaza kubyita imvura kubera yuko nta rindi jambo tujya dukoresha. Menya ari uko ariyo yonyine tugira, ariko hari n'izindi forume za precipitation cyangwa se precipitation. Aho twavuga nk'izo twita za snowfalls, twavuga nk'izo twita za drizzle, twavuga za fog, twavuga za dew, frost, hail, rim, sleet. Ni byinshi cyane. Ibyo byose nkubwiye ni ibigaragaza cyangwa se bisobanura ukuntu amazi aturuka mu kirere, ari amazi cyangwa se yakonje yakoze icyo twita urubura. Ibyo byose bikava mu kirere bikaza ku butaka. Gusa tugiye kuba tuganira kuri iyi ngiyi yitwa ngo rainfall. Rainfall niyo tujya tubona twebwe kuko yo iza mu bitonyanga. Zino za snowfalls ntago tujya dukunda kuzibona. Cyakora tubona iyo twita sleet. Iyo twita sleet ngira ngo mujya mubibona rimwe na rimwe. Harya mujya kubona mukabona imvura irimo iragwa, yego rwose bino bitonyanga, ariko nkajya kureba neza mukabona arimo na ice, n'utu ice
cyangwa se n'urubura. Iyo mvura, ibyo bitonyanga biri mixed cyangwa se bivanze n'urubura nibyo twita slate. Iyi mvura nayo tujya tuyigira, yego rwose tujya tuyigira. Reka rero tuganire ukuntu imvura ubundi yiforuma cyangwa se ukuntu yirema. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko imvura yirema bitewe n'izuba. Burya izuba niyo engine, twayita nka engine cyangwa moteri ya mbere ituma imvura yirema, kubera ko izuba rirarasa, ryamara kurasa rigakubita ku butaka, rigakubita ku mazi, amazi y'inyanja, ibiyaga, imigezi, rigakubita ku bimera. Ryamara kurasira kuri ibyo byose maje kubabwira, ubutaka n'amazi nta kindi kivamo usibye icyo twita evaporation. Process ya evaporation mbibutse yuko ni kwa kundi usanga bya bindi byari amazi biri kuba umwuka, bita biba umwuka, none byamara kuba umwuka, ariko umwuka uhehereye bikazamuka mu kirere. Ibyo nibyo twita evaporation. Yari amazi, ayo mazi yari ari mu butaka, noneho ayo mazi akamukamo bitewe n'izuba. Ayo mazi azamuka gusa mu ishusho cyangwa se muri forume y'umwuka. Iyo process niyo twita evaporation, aho amazi aba ari guhinduka umwuka akazamuka mu kirere. Ibyo byose byatewe n'izuba. Izuba rirarasa bigatuma ayo mazi akamuka akajya muri forume y'umwuka, noneho akazamuka mu kirere. Nkuko nabibabwiye, ayo mazi aba yaturutse ku butaka cyangwa se mu mazi. Uwo mwuka uzamuka uba watewe n'ubutaka cyangwa se amazi. Gusa hari ni ibyo twita vegetation cyangwa se ibimera. Ibimera nabyo iyo izuba rigeze ku bimera, ibimera nabyo birakamuka. Gusa bikora process yitwa transpiration, ntago yo iba yitwa evaporation. Ariko transpiration nayo ni wa mwuka uhehereye ariko wo uturuka mu bimera, uba waturutse mu bimera. Uwo mwuka urimo amazi niyo mpamvu tuwita umwuka uhehereye, wo uturuka muri ibyo bimera. Iyo myuka rero irazamuka, ikazamuka ikajya mu kirere. Mu gukomeza izamuka, icyo nababwira nuko uko igenda izamuka niko ubushyuhe bugenda bugabanuka. Ngira ngo ibitwaye babwiyeho kuri iki gice kibanza cy'isi, uko ugenda wegera hejuru niko ubushyuhe bugenda bugabanuka. Iyo myuka rero igenda izamuka gake gake, igenda izamuka ubushyuhe bugenda bugabanuka gake gake. Ubwo uko ubushyuhe bugabanuka bikarangira ya myuka yifitemo amazi yegeranye ikomeza kugenda yegerana. Uko igenda yegerana igakora process yitwa condensation. Condensation yo ni kwa kundi usanga bya bindi byari umwuka bihindutse amazi, byazamutse ari umwuka ariko umwuka uhehereye, bivuze ko wari urimo amazi. Byagera mu kirere bitewe n'ubukonje bikagenda byegerana. Muri kwa kwegerana hakavamo process yitwa condensation, bikarangira byongeye bikoze amazi. Noneho byamara gukora amazi bigakora icyo twita cloud cover. Cloud cover ni rya tsinda rya ya mazi yihuje
gusa akihuriza mu kirere. Nibyo twita cloud cover. Iri tsinda rero ry'amazi yihurije mu kirere rijya rijyanwa cyane cyane n'umuyaga. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona mu kirere, wareba mu kirere ukabona ibicu birimo imvura, ukabona birimo biragenda. Burya bigenda bitewe n'umuyaga. Iyi fenomene rero yo kugenda kw'iri tsinda ry'ibicu bifite amazi nibyo twita advection. Naho ujya kubona ukabona igicu gifite cyangwa se igicu gitanga imvura, ukabona kigeze aho waruri, ukabona imvura iraguye nyamara cyaje ukibona. Iyo fenomene yo twita advection. Iryo tsinda rero ry'ayo mazi ari mu kirere, ibyo twise cloud cover, gake gake uko rigenda riba rinini niko rigenda riremera, rikagenda ryaguka rigenda riremera. Ibyo rero bigatuma iryo tsinda ritangira gutatana, guhananuka. Rihananuka bitewe n'icyo twita gravitational force cyangwa se rukuruzi y'isi. Iyo iri tsinda rimaze kuba ryinshi ry'amazi ari mu kirere, ritangira guhananuka. Muri kwa guhananuka niho tujya kubona tukabona imvura irimo iragwa. Iyi mvura ikagwa, yamara kugera ku butaka, ikajya mu butaka, ikinjiramo, ikajya mu mazi, gusa izuba rikongera rikava. Izuba ryamara kuva, bwa butaka burimo y'amazi bukongera bugakamuka, hakongera gaturukamo ya process nababwiye yitwa evaporation, ndetse n'aya mazi nayo akongera agakamuka bitewe n'izuba, bikongera bigasubira mu kirere. Byasubira mu kirere bikongera bigakora imvura. Niyo circulation y'imvura, nuko imvura ibaho, nuko yikora. Ntabwo twasoza kino kiganiro tutabaganirije, kubera yuko hari n'abakunzi bacu bari mu mahanga, iyo za Canada, za Amerika. Ntabwo twasoza tutababwiye ku bijyanye na snowfalls. Snowfalls yo ni ukugwa k'urubura. Nayo ibaho mu buryo bumwe n'iyi mvura tubona y'ibitonyanga, gusa iyo bimaje kugera mu kirere, wa mwuka uhehereye iyo umaje kugera mu kirere, bitewe n'uko mu kirere haba hakonje cyane, nango kugwa k'urubura, burya urubura rugwa ahantu hakonje cyane, handi temperature iba iri munsi ya zeru, cyangwa se ubushyuhe bwageze munsi ya zeru. Ahanga niho hakunda kugwa urubura. Aya mazi rero iyo amaje kugera mu kirere, ngira nabibabwiye, birangira akoze utwo twakwita solide cyangwa se urubura, kubera yuko haba hakonje cyane ku buryo amazi birangira atari amazi ahubwo yabaye urubura. Ngira ngo ibi murabizi, iyo ufashe amazi ukayashyira muri frigo arekeraho kwitwa amazi ahubwo akitwa urubura. Aya mazi aba yageze mu kirere bitewe na bwa buryo nababwiye bwa evaporation, birangira avuyemo urubura, akoze urubura bitewe no kwegerana, bitewe n'uko mu kirere haba hakonje cyane. Noneho urwo rubura ni rwo rugwa, yego rwose ugasanga urubura ni rwonyine rurimo ruragwa. Ikintu wamenya ni iki? Burya ahantu hagwa urubura, aho ngaho aba ari ikimenyetso cy'uko mu kirere hakonje. Noneho ahantu hagwa imvura, iyi ngiyi dukunda kubona iza mu bitonyanga, ni ikimenyetso cy'uko aho hantu hashyushye. Wabyanga wabyemera niko bimeze. Buriya rero ntukajya uvuga ngo harakonje, ngo imvura irimo iragwa. Oya, kandi imvura irimo iragwa iri muri forume y'ibitonyanga,
nimba iri muri forume y'ibitonyanga bivuze ko ahantu ntabwo hakonje, kubera ko iyo haba hakonje ntabwo uri kubona ibyo bitonyanga, ahubwo uri kubona urubura, kubera ko ibyo bitonyanga biba byakonje, biba byafrizinze, noneho bigakora icyo twita ice crystal. Kuba rero uri kubona ibitonyanga ni ikimenyetso cy'uko hashyushye. Yego wenda ntabwo hashyushye cyane, ariko harashyushye. Niyo mpamvu rero usanga muri biriya bihugu bikonja imvura cyangwa se imvura y'ibitonyanga igwa gakenya, ahubwo hagakunda kwigwira zino za snowfalls cyangwa se urubura, bitewe n'uko mu kirere haba hakonje. Nibyo wamenya ku bijyanye n'imvura, kwiforoma kw'imvura. Icyo twababwiye ni uko iyi mvura igwa ituruka ku butaka ikajya mu kirere ikongera ikagaruka ku butaka. Ndizera nashidikanya ko hari icyo umenye ku bijyanye n'imvura, kwikora cyangwa se kwiforoma kw'imvura. Ibiganiro byacu nakagaruka, tubashimiye ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Hari icyifuzo cyangwa se hari ikiganiro wifuza ko twazagukorera ubutaha, watwandikira kuri nimero ya telefone 078 96 15 976. Turabakunda cyane. YouTube ni Peter Brown 2050, kuri microphone yari Peter Brown. Ikiganiro mukaba mugitegurirwa kandi mukigezwaho na Peter Brown, birumvikana. Ciao ciao, Imana ibarinde.